muri equipe ya Sport umutoza yamaze kubwira abayobozi ba Rayon Sport system agomba kuzakina ku munsi wo kuwa gatandatu. Ikindi ndagarukaho ni Yusudianye wegeraga umutoza aramubwira ati mfasha umbabarire cyane match tuzakina muri Singida uzamereze umwanya ubanza mu kibuga unebe ko hari icyo nagufasha nange uruhari rwanjye nange umusanzu wanjye nange imbaraga zanjye zose z'umubiri ndaza kubigira ko cyane ku buryo burambuye turebe ese Yusudianye kugira ngo agere aho kwegera umutoza akabwira ati nshaka umwanya ubanzamo nshaka gukina nanjye nkareba ko nagira icyo mfashe equipe ya Sport. Ese umutoza azabyemera, umutoza aza kumubanzamo bimeze bite, se umutoza arabyumva gute, kuri system bimeze bite? Ndagaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye. So rero ubwo ani makuru ngira ngo ngenda mbaha nikaza bakunzi ba Rayon Sport ngira ngo mwiteguye match ya Singida Black Stars nubwo ikomeye ariko mugomba kugira ikizere match itararangira biba bigishoboka igitego cyajyamo ariko ku makuru mashya Sandani umutoza yitegereje abadefenseri ba Singida haba ku highlights nyuma ya match haba muri match live. Umutoza arebye abadefenseri ba Singida ukuntu bareshya, areba uburyo Singida iba ihagaze mu kibuga, areba imbaraga z'umubiri z'abadefenseri ba Singida, ndetse nyuma yo kuvunikisha Asumani Ndikumana nyine byari n'ikibazo gikomeye cyane. Umutoza yarebye Yves Habimana mureba indeshyo ye. Yves Habimana abakunzi ba Sport mukunda kumureba n'umwataka nyine utari muremure, zo n'umwataka nyine ubona ko atari munini cyane, ubona nyine ari nk'umukinnyi ukina ku icumi cyangwa se umuwinga. So rero yarebye imbaraga z'umubiri za Yves Habimana, areba indeshyo aravuga ati Yves Habimana ahangaha match yarangira atagaragaye. Umutoza yavuze ati rero ku munsi w'ejo kwa kane barakora imyitozo, abakunzi ba Sport muzamura imitima mw'abantu mwe, ibintu birakomeye. Umutoza nyuma yo kureba ibyo byose akareba ku ruhande rwa Yves Habimana, ku ruhande rw'abadefenseri ba Singida Black Stars. Umutoza ku munsi w'ejo barakora imyitozo, ku munsi w'ejo kwa kane nibamara gukora imyitozo uwitwa Bigimana Bedi naba yiyumva neza cyane, iriya mvune ye wenda byoroshye, wenda nyine yarakize kuko nago bacyumva ubabare. Ejo arakora imyitozo nka test barebe ngo ese bimeze bite, barengo bimeze bite. Uyu mutaramu rero umutoza amaze kuvuga ko agomba gukina kuri nimero 9 mu gihe ikibazo yahuye nacyo wenda mu minsi ishize cyaba cyagize gute, cyaba cyakemutse. Afite imyitozo 2 azakora gake nyine akareba ko akumva ko agira ububabare. Ikintu azamushiremo ahanini ngafite gahunda yo kujya gute bitewe na detente Bigimana Beda agira gusindisha imitwe cyane. Agomba kugira gute kureba ko abasha imipira myinshi muri box bakara ko yasindisha umutwe, cyangwa se Bigimana Bedi n'umutekinisiye ushobora kumereza baro akaba yakina n'abandi bakinyi n'umukinyine w'umutekinisiye. Nicyo kiza burya ushobora kumereza baro akaba yayigumana, nicyo kiza. Uyu mutaramu rero arashaka kuza mu gihe azaba yasubiye muri ya system ya 3-5-2 azahita afatanya na Adama Bakayoko. Nuko nguko bimeze. So rero no kuri system umutoza yamaze kuvuga ko agiye gusubira kuri system ya 3-5-2. Niko yamaze kubibwira abayobozi ya Sport, nubwo wenda bo batabishaka. Tadeo ntago bishaka neza, nabwo ati twaratsizwe ariko naho mbishaka, ariko umutoza agomba kumereza iyo leadership akamwihora, akavuga ati anagerageze imitoreze yiwe. Bagomba kumwihorera akagerageza imitoreze yiwe, akareba ko nyine ikizava muri match azabibazwa kabisa. Ariko nekeza ko umutoza kuri systeme bari bamubwiye yarayihinduye aratsindwa. Umutoza rero nawe afite andi mahitamo yo kugira gute yo gutoza ibyo ashaka. Wenda niko nabivuga. Uyu mutoza rero yamaze kubabwira ko rwose agiye gutegura abakinyi muri systeme ya kangahe ya 3-5-2. Sinzi wenda nimba Sindi Paul Jesus nawe azabanzamo ntagihindutse. Sorry ako tuzagenda tubigarukaho cyane rwose.
11 baracyakora imyitozo. Babigira Imana Bed ubwo ngubwo baracyafite kubareba nimba kiriya kibazo cy'imvune cyarakemutse. So rero ngira ngo ni ibyo kuri systeme. Umutoza yavuze ati ndajya kuri systeme yanjye. So ubwo kuri Youssou Diagne rero bimeze bite? Youssou Diagne amaze igihe akora imyitozo hafi ibyumweru nka 2 abirenga. Youssou Diagne muri Senegal yakoraga imyitozo muri Giraffe. Umutoza arabizi. Youssou Diagne ingo ku makuru amuvaho nuko atishimye, wenda ni gucyo nabivuga. Yareba ngo abadefenseri ababona rwose hari ikintu abarusha. Abo ngabo aba bana ba Fabrice barushema Chris, cyane cyane ngo arebye match ya Sport yakinagamo na Singida, akareba nyine aba bana akavuga ati nta kabaye dimanga nanjye ndi gutanga uruhare rwanjye. Youssou Diagne rero ku makuru za ndani nuko Youssou Diagne yanyuze ku mutoza wongereje Azouz Lotifi, amubwira ati genda ubwire mugenzi wawe ari afami ya Lotifi, mubwire agiye gute abitekerezeho azamereze umwanya kuri match ya Singida, match returo nyine izabera muri Tanzania ku munsi wa gatandatu. Arabwira ati kubera ko inkora imyitozo kandi aba defenseur bahari baracyari abana bato cyane, mfite experience Rayon Sport yakinye mu mwaka ushize, mubwire ko ngiye meze neza cyane fit. Umutoza ariko akubwira ko afami ya Lotifi akubwira ko we ku giti cye ngo bari abakinyi haba Rushema Chris, Emery Bayisenge, Kabang ndetse na Fabrice, avuga ko rwose ngo abizera ngaba yumva nawe undi mukinyi yashiramo. Ariko Youssou Diagne we yateye intambwe arambwira ati genda ubwire afami ya Lotifi agire gute anshakira umwanya ubanzamo, kubera ko uko bigaragara nago abakinyi bahari muri defense nago bari ku rwego rurenze urwanjye pe. Mutoza rero ku makuru agenda acacara gake nuko Youssou Diagne ashobora kuzabona umwanya. Youssou Diagne ashobora kuzabona umwanya n'ubuyobozi babirimo cyane. Ntabayobozi babirimo gahoro gahoro. Ubwo Youssou Diagne ashobora kuzabona umwanya. Byaba ari byiza cyane muri dere kabisa. Ntekereza ko Youssou Diagne aje rwose yatanga byinshi birenze ibyabari abataramu, akaza gafatanya na Emery Bayisenge wenda na Rushema Chris. Iyo defense yabikomeye. Abo bana ba Fabrice bazagenda bazamuka gake gake, ariko abo Kabanga kajya kuri 2. Ngeze se nubwo ari mbona muri iminsi mbona atameze neza cyane. Kabange akajya kuri 2 arasatura. Iyo defense yaba ari nziza. Rushema Chris, Emery Bayisenge arakize ni muzima cyane, ameze neza n'ugwembe, azagore 11 beza tureye ko Murera yazane. Sinzi birakomeye mwabantu mwe rero nuko afami Lotifi n'andi bahita mafite yabonye uko umukino wagenze, nuko rwose ashobora kuzagira gute kuzashiramo Youssou Diagne nagihindutse kabisa. So rero urebye nibyo ngibyo nabwira abakunzi ba Murera, nibyo ngibyo nabwira abakunzi ba Murera mwabantu mwe, mugira ibihe byiza cyane.